Yesu ashimwe. Reka ngusuhuze nkwifuriza amahoro y'Imana, wowe ukunda kandi ugakurikirana umunsi ku munsi. Byuka urabagirane. Imana y'amahoro niguhereza umugisha. Kuboko kwiza k'Uwiteka nikugaragare kuri wowe, igitinyiro cy'Uwiteka nikikubonekeho, ineza y'Imana nikomeze kukugaragaraho ibihe byose. None turi ku cyumweru, itariki ni 16, ukwezi ni ukwa munani, umwaka ni 2026. Byuka urabagirane kuko umucyo wawuje. Uyu munsi nkuzaniye ijambo rikubwira ngo Imana iragusubije. Haleluya! Hari amasengesho wasenze, hari igihe wabaye imbere y'Imana winginga, hari igihe wasabye Imana kukurengera. Imana nayo iravuze ngo iragusubije. Turasoma ijambo ry'Imana riboneka mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya, ibice byaho ni 49. Turasoma duhereye ku murongo waho wa 7. Haranditse ngo ibi ni byo Uwiteka umucunguzi wa Isiraheli, uwera we abwira uw'abantu basuzugura, w'ishyanga rya ngurunuka, ikiretwa cy'abatware, ati abami bazabireba bahagurukane n'ibikomangoma, baramye kubwo Uwiteka ugira umurava, uwera wa Isiraheli wagutoranyije. Uwiteka aravuze ati igihe cyo kwemererwamo ndagusubije, no ku munsi wo gukirizwamo ndagutabaye, kandi nzagukiza ngo utangeho isezerano ry'abantu, kugira ngo uhagurutse igihugu, utume baragwa gakondo yabo yabaye umwirare, kandi ubwire imbohe zisohoke, n'abari mu mwijima uti nimugaragare. Bazarishiriza ku mayira no mu mpinga z'imisozi zose, ahari agasi hazaba urwuri. Imana y'amahoro ishimwe cyane. Bishatse kuvuga iki? Ibi ngibi ni byo Uwiteka umucunguzi wawe, mwami wawe, Imana y'amahoro itugirire neza. Ibi ni byo Uwiteka umucunguzi wawe, Imana ishobora byose, Imana yo kwiringirwa, umwami w'amahoro, yitwa Rubasha, ni umufasha utabura kuboneka mu byago no mu makuba. Umva icyarimo avugana nawe. Ibi ngibi ni byo Uwiteka arimo arakubwira. Imana ishimwe. Ngo uwera we abwira uw'abantu basuzugura. Umva icyo Uwiteka arimo avugana nawe. Yewe umaze igihe usuzugurwa we, yewe umaze igihe ubabazwa, yewe umaze igihe unanizwa, yewe umaze igihe utsikamirwa, yewe umaze igihe hari imbaraga zikutsikamiye, hari imbaraga zikunaniza, hari imbaraga zikwicariye, hari imbaraga zaboshye ibyawe, hari amaboko afashe ibyawe. Igihe ni iki? Haleluya! Umva nkubwire, warababaye, urarira, urataka, ubura uwo kuguhoza, ariko igihe ni iki ngiki ngo Imana y'amahoro ikurengere. Igihe ni iki ngiki ngo Imana igutabara. Ngo uw'abantu basuzugura, uw'ishyanga rya ngurunuka. Abantu barakwanze Mana, abantu barakujugunye, baraguteragiranye, ariko ndagira ngo nkubwire, igihe kirageze kuko Imana irakwibutse. Ariko uziyo utari wibukwa n'Imana, abantu bagenda baguteragirana, umwe aguhereza undi, umwe aguhereza undi, abantu bagenda bakunaniza, abantu bagenda bagutsikamira, bagenda bakwambura ijambo, abantu bagenda bareba bakavuga ngo bizagucanga, bizakuyobera. Ariko Imana ishimwe ko itajya uko igenza abantu bayiringiye. Imana ishimwe ko ari Imana nyamana, ko ari Imana ihindura ibihe, ko ari Imana igivuga bikaba ndetse yategeka bigakomera. Imana y'amahoro ishimwe. Abami bazabireba bahagurukane n'ibikomangoma. Hari ibintu Imana igiye gukora ku buzima bwawe, none ntabwo bizarebwa n'abantu boroheje. Imana iravuze ngo abami bazabireba. Hari abantu bagiye kubireba batangara, hari abantu bagiye kubireba bibacanga, hari abantu bagiye kureba iby'Imana igukoreye batangare, bajya impaka, batangire babasanye ngo mbese niwe, mbese ni wowe. Imana itugirire neza. Hari abantu bakuzi wararwaye, hari abantu bakuzi warananutse, hari abantu bakuzi uri ingumba, hari abantu bakuzi nta mugabo ugira, hari abantu bakuzi urugo rwawe ruhoramo induru, hari abantu bakuzi abana bawe nta bwenge bagira.
mu ishuri biga ariko ubwenge bwarabuze. Hari ukuntu abantu bakuzi, uko nguko abantu bakuzi niko Imana igiye guhindura ayo mateka. Abantu bakuziho Imana igiye kuyahindura, ubwo buzima abantu bakuzimo Imana igiye kubuhindura, iyo mibereho abantu bakuzimo Imana igiye kuyihindura. Umva nkubwire, Imana igiye kuyihindura kuko gusenga kwawe kwarumviswe. Umva nkubwire, umaze igihe ntacyo kuvuga ufite, ariko Imana iguhaye ijambo. Imana y'amahoro iraguhagurukije, iguhaye kwicarana n'abakomeye, iguhaye kwicara ukicara ukavuga ijambo, abakomeye bakaritega amatwi, abami bakaritega amatwi, abanyembaraga bakaritega amatwi. Igihe kirageze ngo abami bazabireba, bahagurukane n'ibikomangoma, baramye kubwo witeye kugira umurava. Umva ariko hari abantu bagiye gukizwa babitewe n'ibintu Imana ikoze ku buzima bwawe. Hari abantu bagiye guhinduka babitewe n'ibintu Imana ikoze. Ndagira ngo mvugane na buri kibazo cyose ufite muri iyi byuka urabagirane, ndasenze ngo kibwirize kimuke kikurekure mu izina rya Yesu. Muri iyi byuka urabagirane, ndasenze ngo amaraso ya Yesu aboneke ku buzima bwawe, kuko Imana niyo igishobora byose. Imana niyo igihindura ibintu, ikabihindurira kuba bishya, ikabihindurira. Ariko Mana, haleluya, icyubahiro n'ikibi cy'Imana. Imana igifata ibintu ikabihindura bikaba bishya. Imana igifata ibintu ikabihindura, amateka agahinduka, ubuzima bugahinduka, imibereho igahinduka, byose bigahinduka. Haleluya. Uwera wa Isiraheli wagutoranije. Mu yandi magambo, Imana yaragutoranyije. Ntabwo uri umuntu waje gutyo gusa, ntabwo uri umuntu waje gutyo gusa, watoranijwe n'Imana. Uri umuntu watoranijwe n'Imana, uri umuntu wavuzweho n'Imana, uri umuntu wagambiriweho n'Imana. Iby'Imana yakugambiriyeho rero, igihe kirageze ngo bisohore, igihe kirageze ngo bikubeho, igihe kirageze ngo bigaragare ku buzima bwawe, kuko ntabwo uri umuntu uri aho gutyo gusa, uri umuntu udasanzwe. Imana ishimwe. Ngo Uwiteka aravuze ati, igihe cyo kwemererwamo ndagusubije, no ku munsi wo gukirizwamo ndagutabaye. Imana y'amahoro ishimwe. Igihe cyo kwemererwamo ndagusubije. Kuki habayeho gusubizwa? Nuko hari igihe wigeze gusaba, hari igihe wigeze gutaka, hari igihe wigeze guhamagara Imana, hari igihe wigeze kwinginga Imana, hari igihe wigeze kuririra Imana, hari igihe wigeze kwinginga ngo Imana izitabara. Haleluya. Ariko Imana y'amahoro iravuze ngo ku munsi wo gukirizwamo ndagutabaye, kandi nzagukiza, ngutangeho isezerano ry'abantu kugira ngo uhagurutse igihugu. Umva ariko, wa wundi watawe umwe utagira ijambo, wa wundi watawe umwe abantu baretse, wa wundi watawe umwe abantu bareba bakabona byaragucanze, Imana ikugarutseho, iragusubije, iragutabaye. Haleluya. Imana iragusubije, iragutabaye. Imana iragusubije, iraguhembuye. Abantu bagiye kumenya Imana wasenze. Si ibyo gusa, ngo ahubwo ugiye guhagurutsa igihugu. Mu yandi magambo, ugiye kugira umumaro mu gihugu. Abantu babonaga ntacyo uzamara mu muryango, babonaga ntacyo uzamara muri karitsiye, babonaga ntacyo uzamara aho utuye, babonaga ntacyo uzamara mu rugo rwawe, none ugiye kugira umumaro mu gihugu. Ugiye, ariko Mana ndagushimye, cyubahiro n'ikibi cy'Imana. Uyu iminsi iba myinshi igahimwa n'umwe. Uyu munsi Imana iremye amateka mashya ngo utume baragwa gakondo yabo yabaye umwirare, kandi ubwire imbohe zisohoke, kandi ubwire imbohe zisohoke. Abari imbohe bose uyu munsi barabohowe. Uretwa burashize, igisuzuguriro kirashize, umubabaro urashize, agahinda karashize, ibibazo birashize, amadeni ararangiye, byose birarangiye. Yewe wari urwaye akira gukira, yewe wari uboshye
akira kubohoka, yewe wari upfuye akira kuzuka, yewe umwanzi satani yatwazaga igitugu akira kurengerwa n'Imana. Ibyakunanizaga, ibyagutsikamiraga, ibyakurwanyaga byose birarangiye mu izina rya Yesu. Uwiteka nyaguhora ku ngoma Imana, uri Imana y'amasezerano, uri Imana yumva gusenga, uri Imana itananirwa kandi uri Imana idatsindwa. Aya masaha nyaguhora ku ngoma Imana, ndasenze nsengera uyu muntu warunkurikiye. Mana, uyu muntu yarasenze, yaratatse araguhamagara, arakwinginga. Ndakwinginze ngo uyu munsi wumve gutaka kwe, umva gutaka kw'abamama, umva gutaka kw'abakobwa, ubasubize Mana ubatabare. Umva gutaka kw'abagabo n'abasore, Mana ubasubize ubatabare. Umva gutaka k'umuntu wari urwaye, Mana umusubize umutabare. Umva gutaka Mana, umva gutaka ko bafite amadeni, umva gutaka Mana ko ingo zirimo zirasenyuka, umva gutaka kw'imfubyi, umva gutaka kw'abapfakazi, umva gutaka ko barushye Mana baruhure. Ijambo ryawe riravuze ngo dore uyu munsi urasubije, uyu munsi uratabaye, uyu munsi uhojeje amarira. Reka uyu muntu warunkurikiye nawe yakire guhozwa amarira. Ndagushima Mana guhojeje amarira, ndagushima ko utabaye icyubahiro n'ikibi cyawe mu izina rya Yesu, amen. Imana iguhereze umugisha. Sheyaringa buno buhanuzi, busheyaringe byibuze abantu 5, bubasheyaringe. Gohereza inshuti yawe, umuvandimwe, usheyaringe. Ukibikora ngusabiye umugisha, kuboko kwiza kw'Imana kuboneke ku buzima bwawe, imbabazi y'Imana ikugaragareho, urukundo rw'Imana rukubeho. Ngusabiye umugisha ukibikora. Kora subscribe niba utarayikora, kanda like, comment yawe ni ingenzi. Imana y'amahoro iguhereza umugisha, Imana iguha umugisha. Byukura bagirane kuko umucyo wawe uje. Shalom, shalom.